araza aravuga ngumva gakingu ni mukore ngo nagunda abantu badakora ngo nge nta mikino mfitanye n'abanyafurika ngumva muzaza mukora kubuje nyine aradutuka ngo nta mikino mfitanye n'abanyafurika ngicyo kine ngo nakazi kiwe ngo abanyafurika bari ibigoryi mana nyine arabasebye aradusebye aradutuka nyine mana ikintu cyambabazaga yazaga kudusuzugurira mu gihugu cyacu bakadutoteza bakatubwira nabi ku buryo yazaga mana akanagukubita nananirwa nkasiba umunsi umwe bagatabangata 12 umunsi umwe nsibye bakankata 12 nakererwaho iminota 5 icyuma nicyo gikata iminota 5 bagatabangata 6 mari nyine numutwe bajya kumemba bakama 25 mba mu nzu ndi bwishyure ndi bukenere guhaha ndi bukenere kugura umuriro ibishingwe byose mani birancanga Kigali imbere huriso numva nayo umutwe ngiye no gusara kajya kubona araje aragututse ngo nacyo maze uri ikigoryi ngahe ngo utanaje gukora mo hano ngo ubundi ngo n'uruganda rwakora ngo na muntu uri kamara mo hano kumva nyine batangira kujya badukoloniza mane abantu bakora n'ukuri pe barababaye bafite agahinda baraza baradukoloneje baje gukoloniza u Rwanda mane abakozi babo babayeho nabi n'ukuri ikintu nasaba nyine wenda abayobozi bakunda abanyine abayobozi bacu nimba bakunda nyine abayobozi bacu batureberera bazazi bagenda bakore nyine bacunga ahantu hose barebe kunna abaturage babayeho bari abantu babashinwa n'abazungu n'abaki bose kwera nyine baje mu gihugu cyacu nyine kutugira imbata zabo gukora icyo bashatse n'ukuri pe abayobozi namwe mugire murenganura abana b'u Rwanda mani babayeho nabi mubavuganire basi nimba batagasa ine z'ijoro babacyure kare bataye kare bajye kuruka mani nabantu naga ari inyamaswa si machine ni gute wambwira ngo uzahera ku wa mbere ukora ugeze ku cyumweru kundi wa mbere ukore utahe saa ine z'ijoro saa 5 saa 6 z'ijoro uri umuntu mani watangiye saa moya za mu gitondo saa 1:15 umbwire ko ako kazi wazagashobora umbwira ati se wa nyine umuntu akagakora kubera ubukene nyine avuga ati sindabona ibyo ndya sindabona aho kuba mwiriwe neza abakunzi ba Muhoza Rwanda ndabashuje neza nizera ko mumeze neza murakaza neza kuri channel yanjye yitwa Muhoza Rwanda ni nayo mazina yanjye nono nyine penge kwata story kuntu nakoze mu nganda nyine mu bashinwa shabashinwa bari abagome abari abantu babi nyine nabantu batagira umutima n'inyamaswa urubyiruko rukorayo abenshi nyine pe abari agahinda ari ibibazo gusa nyine nagiye gukora nyine nakoraga mu nganda nyine twatangiye batubwira ko nyine ari kuzaza utaha saa 11 bakatugaburira ku manywa nimugoroba nyine mukarya mu rugo ubwo nagiye gukora mu nganda nyine mu nganda barimo abantu benshi cyane none uzi gukorera umushinwa biragatsindwa mani nta muntu nabikumbaza naho hantu nakoze nimba ari kwa Satani nimba ari muri gereza sinzi ukuru nahavuga nta n'umuntu nkunda naharangira kire ku mwanzi wanjye mani abashinwa bari abagome byadanje ubwo nyine naragiye nakakazi barakama nyine bambwira ibisabwa bansabye amafoto 2 magufinya bansaba nyine irangamuntu fotokopi y'irangamuntu n'icyemezo cyemeza ko nigeze nyine nikingije covid barangije ndabizana baranyemerera mbona akazi none kwari kudoda amakote nyine n'amakote badoda nagacuruzwa mu Rwanda ngajya hanze mu Bushinwa niko numvise naragiye umunsi wa mbere banyura saa 11 mane nkorera 45 mba muri geto ngomba kwishyura nkiyambika imyenda nyine buri kimwe cyose ari nge kireba kuri 45 ariyo nakoreraga none umuntu we yari yahandangiye yarambwiye ati ku kwezi kwa mbere baguhamiro nawe nyine pe mane n'umuntu mubi yarambeshye arambwira ati ukwezi kwa mbere ni 50 kwezi kwa kabiri ngo ni 60 kwezi kwa gatatu ngarembe 80 nyine ngo bakagusinyisha na kotara ngimaze amezi 3 bagusinyisha kotara 90 none umuntu wabaga mu rugo ndi umushomeri n'akazi mfite nyine narishimye ndavuga Imana ngiye kuba umukire mbonye akazi ngiye kubona amafaranga
gusa nyine uko babimbwiye nageze nsanga atari ko biri. Naragiye nta nubwo baratubaza uzi kudoda, ndavuga ego. Uzi nyine bambaza ngo uzi kudoda iyihe modeli, ndavuga ngo ndoda paneli, nyine ari imashini z'umuriro tugiye kujya dukoresha. Naragiye kudoda pe nta n'ibyo nari nzi, baranyigisha kudoda nyine ndabimenya. Nyine baratubwiye ati iyo utazi kudoda barakwigisha, baguha training y'iminsi 12 udahembwa. Naragiye nkora iminsi 15 nahembwa ndi gukora nyine nk'ari ibiryo byabo nakoreraga saa sita. Nyine kiragira ukwezi kwa mbere kurashira, bamemba nimba ari 35, bame 35. Ariko nabagome, nabantu batubaha abakozi, nago nyine nabantu batagendanga agaciro pe, no kuri ndabavuze ni babi nta mutima bagira n'inyamaswa. Uri kumva kwemeranyijwe nyine ubwa mbere utangiye akazi bwa kari saa 11 gutaha. Naragiye umunsi wa mbere na saa 11 nabwo nari nirashe nyine na nicyuye amasata nyine bataducyuye. Umunsi wa mbere ndataha na saa 11 baramyiyorera. Umunsi wa kabiri nashye barangije baraza baranuka ati gufata ugataha nta muntu gucyuye amasata aragira wahaza akazi. Nyine ndababwira ati mva nyine mumbabarire ntago nzongera. Ndangije naragiye mana umunsi wa mbere ukazaza bagwa nyine bakura kuri target. Iyi myenda bagwaye utayujuje ntago taha. Naragiye baduha target y'imyenda 450 niyo target bari banyine burira yine. Kwaragiye umva ukazaza uhera mu gitondo doda buri saha bandika imyenda umaze nyine buri saha bakaza nyine aba hari muri koda aza kandika imyenda umaze gukora. Twaragiye turadoda saa 4 saa 12 saa 11 ziragira bakanka ko dutaha bakaducyura saa 4 z'ijoro. Abantu bafite ubwenge b'abantu bafite umutima wa kimuntu bagacyura umuntu w'umukobwa saa 4 z'ijoro bari bumembe 45 ari bucana mu bishanga. Nyine akenshi abakobwa babamburaga amatelefone bagafatwa ku ngufu nyine bagahohoterwa bya danje. No nyine abashinwa bakajya baza bakadutuka. Nyine urwo ruganda nyine umushinwa yarahaye abahinde bababangara yari yarabahaye akazi. Arangije nyine umushinwa ngo yitwa Gordon ni mubi aragakubitwa n'inkuba hari mu Bushinwa ngenda muvumye nabagome n'ababangara. Bakajya baza abagabo b'abanyarwanda bakora mu nganda nabo bameze barabakoroneje babagize nk'ibikoresho byabo. Nta muntu bubaha, nta muntu baha agaciro. Uri umunyarwanda ukora muri izo nganda ntibakubaha, baragusuzugura. Arangije nyine umuntu w'umugabo nyine ngo nuko ari umushinwa ngo nuko ari umuyinde nyine uwo mushinwa yahaye akazi abahinde b'Ababangladesh nyine bakazaza basetinga abakozi b'abanyarwanda bakabigisha kudoda batabizi bakabimenya. Bamwe bakabajyana abayobozi. Ariko umuntu w'umugabo akitora nyine akaza agacira undi mugabo mu maso akamutuka ngo urimbwa ngo ntacyo ashoboye. Nyine abo babangara bakazaza baza bagatuka nyine abagabo bo mu Rwanda bakora muri izo nganda bakaba nyine barabatoteza bakabasuzugura. Noneho waradodaga nyine ukaza ugatangira akazi saa 1. Nyine gutangira akazi yabaga ari saa 1:15. Nyine bagwaga ikarita ya badge ukoza ku cyuma nyine ugapacinga kikakwandikira mu byiza. Ubwo iyo utakozaga iyo karita bagwaye ku cyuma nyine ubwo nyine wabarwaga nka utakoze ku buryo nyine utanahembwa uwo munsi. Iyo usibye umunsi umwe batubwiye ko bagukata 12. Umunsi umwe wasibye wakirerwa y'iminota 3 bagahita bagukata 6. Mani nyine urukumva nagwa ko ukwezi kose utaha saa 4 z'ijoro saa 5 saa 6 ukora buri munsi nyine wananirwa ugasiba bagahita bagukata 12. Waba udwaye nabwo bakagukata 12. Iyo wabaga urwaye nyine ukaba udafite icyemezo cya ropo cyemeza ko wagiye kwa muganga bagukataga 12. Wakirerwa umunota umwe bagahita bagukata 6. Noneho mani uzi ikintu cyambabaje se umva hari ikintu yavuze kirambabaza nyine ndavuga ati mani abashinwa mwese muri babi n'ababanga nta mutima mugira. Arangije arambwira
nyine araza nyine waduhaga tageti y'imyenda dukora, araza asanga nyine umuntu atayi kwa kundi nyine uba wasinzira uba wananiwe ugasinzira nyine kubera gukora cyane uhembwa makenya nyine baguye nica nikize banagutoteza. Arangije arazira bamwumva nyine umubangara nyine araza nyine n'umushinwa ngo nyine n'umuhinde ako yari manager w'urwo ruganda. Baraza baramubwira mwanga nyine ari umwana ari kunsetsa nawe n'umushinwa ari gutuma nseka. Arangije aravuga ngumva gakingo ni mukore ngo nagunda abantu badakora ngo nge nta mikino mfitanye n'abanyafurika ngumva muzaza mukora kubuje nyine aradutuka ngo nta mikino mfitanye n'abanyafurika ngicyo kine ngo nakazi kiwe ngo abanyafurika bari ibigoryi man nyine arabasebye aradusebye aradutuka nyine man ikintu cyambabazaga yazaga kudusuzugurira mu gihugu cyacu bakadutoteza bakatubwira nabi kuburyo yazaga man akanagukubita none nyine uri kubona mu Uganda buri muntu wese abafite ikintu ashinzwe buri muntu wese abafite ikintu ashinzwe. None hari umukobwa yatangaga imyenda mu marayina habo pereta ngo badode umunsi umwe none nyine man byaramucanze nyine asanga imyenda yatanze muri layine atariyo afite nyine bamaye imyenda itozuye. Uwo mubangara yaraje aramutuka aramukubita yaramuhiritsa kubita umutwe ku gikuta man kandi ni umuyobozi kuburyo n'ahantu wajya kurega nta nicyo byatanga. Abantu nyine bakora muri izo nganda babayeho nabi nyine benshi bazi uyu munsi ejo bagahita bavamo badufata nabi nyine mu kuguha ibiryo no kuguha mva pesa barabagaburira iyo wumva udashaka kurya ibiryo byabo harimo n'agakati nimwe imbere uragenda ukanywa amata ukiyakira nyine iyo udashaka ibyabo. Nano njyewe sinzi ukuntu meze kubera ukuntu banyuraga nijoro naragiye none ukuntu navuye mu rugo nzikara amafaranga menshi nsanga wa mukobwa ibyo yambwiye bitandukanye n'ibyo nyine mu Uganda bari kudukorera. Naragiye baravuga ati ni 45 iyo maze mu mwaka hafi imyaka 2 nyine mva bakongeza byo kongeza yambwiye nsanga nabiba nyine nakozemo amezi 3 nagira gutya nananirwa nkasiba umunsi umwe bagatabangata 12 umunsi umwe nsibye bakankata 12 nakererwaho iminota 5 icyuma nicyo gikata iminota 5 bagatabankata 6 mari nyine n'umutwe bajya kumemba bakama 25 mba mu nzu ndi bwishyure ndi bukenere guhaha ndi bukenere kugura umuriro ibishingwe byose mani birancanga Kigali imbere huriso numva nayo umutwe ngiye no gusara. Ukwezi kwa mbere narihanganye ndakora ukwezi kwa kabiri nabwo kazaza dukora n'izanduru no kugutuka no kugucira mu maso umuntu nyine umuyobozi n'umunyarwanda wenda n'umusupervisor akurera yini kajya kubona araje aragututse ngo ntacyo maze uri ikigoryi ngahe ngo utanaje gukora mu hano ngo ubundi ngo n'uruganda rwakora ngo na muntu uri kamara mu hano kumva nyine batangira kujya badukoloneza mane abantu bakora n'ukuri pe barababaye bafite agahinda akaza mane wica umuntu mukuru none ubo nta n'ikinyabupfura bajyana discipline. Umuntu w'umusore afite nka 25 n'umusupervisor harimo umugore wenda afite umumama afite nk'imyaka wenda nka 50. Umuntu w'umuhungu nyine ngo nuko ari umuyobozi nyine umuntu mukecuru abyaye inshuro 5 akaza kamutu kamugata umundi nkaho umaze iki ubundi ngo umuntu nkaho udashobora gukora akazi kiwe kandi no mumeri samwubashye samugiriye ikinyabupfura akaza kamufatanye nabo babangara babahinde baraza bakoloneza abanyarwanda shamani sinzi kuntu nabivuga no kuri bara bakolonije abantu mutagera mu nganda abantu nyine nabenshi bakora mu nganda pe nibabona kino kiganiro bazaze banyomoze babivuge barababaye kuba bakora 45 utahisa ine z'ijoro wishyura inzu ukeneye kurya buri kimwe cyose ugikeneye bakagutoteza bakagutuka mani ni ibintu babiteye agahinda bibabaje sinzi no kuntu nabivuga. None nyine barangije nyine bakaturemesha inama umukozi uje uyu munsi ejo sagaruke buri gihe nyine bose bakazabama bareka akazi uko bagenda haza abandi uko bagenda haza abandi nyine nanjye ndagumye ndarwaza nyine nagumye ndarwaza mu kwezi kwa kabiri
ndangije nabwo ndongera nyine shamani guhera mu gitondo guhera ku wa mbere ukora kuruka no ku cyumweru nabwo barakoraga n'iminsi y'imiganda ahubwo nge narumiwe ko nzi ko ku munsi ku muganda w'ukwezi n'ahantu bakora muri urwo ruganda aho barakora ahubwo nasibye 12 byo wese ahita kuvaho wanasiba iminsi ibiro gataba kwirukana ndavati nanjye naribazaga ati nyine abatanga amakonje mu Rwanda hoho barakora nta konje mundi mu mezi 3 nari mamazi konje batanze iyo gutangira icyunamo iyo kugisoza abandi babahaye konje hoho twarakoze nyine masha umva baradukoroneje baje gukoloniza u Rwanda mani abakozi babo babayeho nabi n'ukuri ikintu nasaba nyine wenda abayobozi bakunda nyine abayobozi bacu nimba bakunda nyine abayobozi bacu batureberera bazazi bagenda bakore nyine bacunga ahantu hose barebe kunna abaturage babayeho bari abantu babashinwa n'abazungu n'abaki bose kwera nyine baje mu gihugu cyacu nyine kutugira imbata zabo gukora icyo bashatse n'ukuri pe abayobozi namwe mugire murenganura abana b'u Rwanda mani babayeho nabi mubavuganire basi nimba bataga sayine z'ijoro babacyure kare bataye kare bajye kuruka mani n'abantu naga ari inyamaswa si machine ni gute wambwira ngo uzahera ku wa mbere ukora ugeze ku cyumweru kundi wa mbere ukore utahe sayine z'ijoro saa 5 saa 6 z'ijoro uri umuntu mani watangiye saa 1 za mu gitondo saa 1:15 umbwire ko ako kazi wazagashobora umbwira ati se wa nyine umuntu akagakora kubera ubukene nyine avuga ati sindabona ibyo ndya sindabona aho kuba nago nyine nzaraza ngo mubwire ngo nabuze yo kwishyura inzu nyine nago yabyumva ni ibintu bitumvikana gusa nyine nashakaga kubabwira mugire bayobozi bacu abadukuriye bayobozi bacu mudukuriye mugire icyo mudufasha nyine mufasha urubyiruko nyine yakuramo urubyiruko ariko nyine n'abamama abakobwa baterewe ndi wabo akenshi nyine undi abenshi cyane banakura muri urwo ruganda n'abakobwa kuko nta mungu yakemerwa gusuzugurwa umukobwa aremerwa akamutoteza kubera nyine baramuteye inda yarabye afite umwana umwe cyangwa babiri araba mu nzu umwana araza kumubaza ibyo kurya aramubaza imyenda yo kwambara aramubaza amafaranga y'ishuri uri kumva nyine ni process ndende nyine umukobwa akiyangana sha nyine ari nabwo nyine akiyangana agakora naho ikindi kintu nyine nagira ngo mbwire abana guhera mu myaka wenda 15 kuzamura kugera kuri 20 umuntu wese uzi ko afite umubyeyi wamubyaye azi ko abana na mama we yaramubyaye wenyine ajye yubaha umubyeyi wiwe amwumvire kuko umubyeyi w'ahantu yamukuye n'ukuri ni harehare iyo ataba umubyeyi wiwe nyine iyo ndi kureba mu nganda nakoraga abakobwa benshi barimo nababyaye n'abafiyemere ugasanga umuntu w'umubyayi gukorera 45 buri munsi baraza bagatorera imyenda ku buryo agatora nk'amakote nk'atanu yuzuye ari imashini n'ibiki byose akaza akabikubita mu mutwe w'umuntu wabyaye akayimutira mwati mwaye wakoze imyenda ikataguye yakoze damage amanidoro nyine ibintu byinshi ariko akiyangana agakora akavuga ati mfite umwana ndi guhahira mfite umwana akeneye ibyo kurya akeneye imyenda akeneye kwiga akiyangana akagumya agakora kugira ngo umwana nyine abone ibyo kurya nyine abantu mwese mufite ababyeyi no kuri mujye mububaha nyine ndabingenze mujye mubaha ababyeyi banyu kandi mujye discipline kumubyaye nyine urugamba aba yararwanye abari rurerure so guys rero story yanjye ni ndende mfite byinshi byo kubabwira reka nyine tugarukire hano tuzaheraho ubutaha mugire umunsi mwiza Imana igumeze kubarinda bye share na comment birakenewe ciao ciao